cyane ko itwemereye kongera kuza imbere yanyu. Izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro cyane. Imana ishimwe ko yatwemereye igahitamo ko ari twebwe tuvugana namwe uyu munsi. Hari abantu benshi akagombye kubwira bakababwira, ariko uyu munsi nshimiye Imana ko ari njyewe yemeye ko mvugana namwe. Nk'ibisanzwe mukore subscribe, munasharing, mubisangize inshuti zanyu kugira ngo zijye zibasha kubona ubutumwa bwiza buzajya bunyura kuri uru rubuga rwanyu kandi rwacu mu izina rya Yesu. Reka dushimire Imana. Turagushimiye Uwiteka, Imana yera, Imana ikiranuka, Imana itegamirwa n'inkozi z'ibibi. Tugushimiye urukundo rwinshi udukunda, tugushimiye ineza yawe itarondoreka. Izina ryawe nirishimwe. Tugiye gusangira ijambo ryawe, turakwinginze kugira ngo uzubane natwe. Iri jambo riraturuta, iri jambo riteye ubwoba, nta nubwo twagakwiriye kubumbura iminwa turivuga, kuko twavukiye mu byaha, niho ba mama batubyariye. Niyo mpamvu tutakagombye guhinguka imbere y'amaso yawe tuvuga ijambo ryawe, ariko tuzi yuko ujya udukoresha nk'ibikoresho. Reka rero nasama uvuge, reka mbe igikoresho, wowe ube nyiracyo. Urakoze kubana natwe, ugaha umugisha abantu bose bagiye gukurikirana iri jambo ryawe, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen, amen. Murakoze cyane mwebwe mudukurikiye. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana ritubwira ngo tugeze mu gihe cyo kubaka, cyo gukoresha ukuboko kumwe, ukundi kuboko gufashe intwaro. Tudatinze reka dusome ijambo ry'Imana, wenda muragenda mubyumva. Reka dusome ijambo ry'Imana. Turasoma mu gitabo cy'umuhanuzi Nehemiya, cyangwa cya Nehemiya, ibice 4. Dusome ku murongo wa 11. Haranditse ngo, abubaka inkike n'abikoreraga n'ababakoreraga, umuntu wese yakoreshaga ukuboko kumwe, ukundi gufashe intwaro ye y'intambara. Dusubiremo. Nehemiya ibice 4 umurongo wa 11. Abubakaga inkike n'abikoreraga n'ababakoreraga, umuntu wese yakoreshaga ukuboko kumwe, ukundi gufasha intwaro ye y'intambara. Haleluya. Reka dushimire Imana ko itwemereye kuganirira ijambo. Ni ijambo rikenewe muri iki gihe, twese dukeneye. Ari njye urivuga, nawe urimo kuryumva, dukeneye iri jambo. Aha Nehemiya muzi amateka ye. Yagize ishyaka yumvisha amakuru y'iwabo ko hasenyutse, ko inkike z'iwabo zasenyutse, ko amarembo bayatwitse. Arangije agira ishyaka ryinshi mu mutima, arasenga yiyiriza ubusa, abwira Imana ngo, Mana wangirira ubuntu, byibuze iwacu hakongera hagasanwa. Agirira atona ku mwami, umwami aramufasha, amuha ibiti byo kujya gusana iwabo, aragenda. Aha rero abanzi ba Isiraheli, abanzi b'umurimo w'Imana, bakomezaga babatera ubwoba, barimo ba Sanibalati, ba Geshomu na ba Tobiya, bakomeza babatera ubwoba ko bazaza kubatera. Haleluya. Noneho aha dusomye, abantu bubakaga basana izo nkike, bubakaga ngo bubakisha ukuboko kumwe, ukundi kuboko kukaba gufashe intwaro y'intambara. Bishatse kuvuga ngo bubakaga biteguye kurwana igihe umwanzi abateye. Haleluya. Iri jambo ni ryiza. Ni ukuvuga ngo iki gihe tugezemo ni igihe kigoye, ni igihe umurimo w'Imana usa nkaho wagiye hasi, ni igihe tugeze kwizera kutagifite ibimenyetso, aho abatizera basigaye batubaza ngo, mbese Imana yanyu mwizera irihe? Ko badufungirana mu nzu namwe bakabafungirana. Ni ukuvuga ni igihe abantu bahinyuza ukwizera kwera. Ariko nshatse kubabwira ngo muri iki gihe kibi, muri iki gihe abantu batakaje ibyiringiro, muri iki gihe ibyiringiro bisa nkaho bitakaye, bimanutse, bigiye hasi, urushinge rw'ibyiringiro rwamanutse, rwagiye muri zeru. Tugeze igihe cyo
kubaka uyu murimo, twubakisha ukuboko kumwe, gukora umurimo w'Imana dukoresha kumwe, ukundi gufashe intwaro zose z'Imana. Haleluya. Izo ntwaro hari igihe abantu tuvuga ijambo bakabifata nk'ibintu, narababwiye ubushize ngo abantu tuvuga kwizera bakabifata nk'intambara. Intwaro ziranditse muri Bibiliya, turaje tuzivuganeho. Dukwiriye mu gihe turimo, ntabwo ari ugufata imbunda n'ibindi by'ibitwaro tuze amazina atandukanye. Tugeze igihe cyo gukora uyu murimo, cyo kongera gusana umurimo w'Imana wasenyutse, twubakisha ukuboko kumwe, ukundi kuboko gufasha intwaro y'intambara, kuko abo turwana nabo bene data ntabwo bambaye inyama n'amaraso. Haleluya. Dukwiriye rero gufata ukuboko kumwe kukubaka kuri gusana uyu murimo, ukundi kukaba gufashe intwaro y'intambara. Bishatse kuvuga ngo abo turwana nabo ntabwo bicaye, bahora bagutega. Uyu munsi niba utaragwa mu mutego wabo, wibuke ko ejo baguteze ejo, kuko uyu munsi yateze mugenzi wawe. Si igihe cyo kwishima, si igihe cyo kumva ko nyine bigusekeje, nguriya yaguye, nguriya ngo yakoze ibi. Oya, ahubwo ni igihe cyawe cyo kuvuga ngo ubwo uriya mugenzi wanjye aguye muri kiriya cyobo, ni umwizera mugenzi wanjye ukiguyemo, nanjye biragaragara ko nanjye aricyo ndi kujyamo. Hari umuhanzi ejo bundi waririmbye ngo katakata, ni umuhanzi uririmba indirimbo z'isi, yaravuze ngo agacaca ngo kanteze ngo ngiye kugakata. Bishatse kuvuga ngo yamenye ko hari agacaca. Abantu ba kera wenda murabizi, hari ukuntu bapfundikanyaga imicaca ikagutega. So umuntu yabona mugenzi waguye mu mutego w'umucaca agahita amuseka, akavuga buriya agenda atareba. Uyu arareba, ahubwo subira inyuma ukate, ubikate ibyo nyine, iyo mitego uyikate. Bitari ibyo, nutagenda witwaje ukuboko kumwe ngo ukore, ukuboko kumwe uri ku Gisiyoni, ukundi kuboko uba ufashe intwaro y'intambara, uzagwa muri uru rugendo, kuko ntabwo uri uwa mbere, nta nubwo ugiye kuba uwa nyuma. Benshi muri uru rugendo baruguyemo, kandi ibyo baguyemo wasangaga ari byo bagenzi babo nabo baguyemo. Biragusaba, biransaba gufata hano ngakora, ngasana umurimo, aha kuri uku kuboko kundi ngatwara intwaro y'intambara, kuko turi mu rugamba, duhanganye n'umwanzi. Niko ijambo ry'Imana avuga ngo guhera ku bwa Yohana Umubatiza kugeza ubwami bw'Imana buratwaranirwa, kandi intwarane zibugishamo imbaraga, ntabwo ari ukugenda ureza umutwe. Haleluya. Ni ukugishamo imbaraga, ni ukuvuga you have to fight. Ukuboko kumwe ni gukore, ukundi ni kube gutwaye intwaro y'intambara. Haleluya. Amakuru meza, reka dusome mu Befeso, Abefeso, igitabo cy'Abefeso, cyangwa se urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso, ibice ni 6. Duhere ku murongo wa 14. Reka duhere ku murongo wa 14 bya wenda tudasoma ibintu birebire. Tugiye kureba ngo noneho izo ntwaro Olivier ari kutubwira ngo dutware izo ntwaro. Ijambo ry'Imana muri Nehemiya ritubwira ngo twubakishe kumwe, ukundi gutwara intwaro. Izo ntwaro dukeneye nizi, ko abantu turwana nabo atari nk'amahanga wumva ngo ishyanga ryateye irindi ngo urifashisha ngo intwaro y'imbunda cyangwa icumu cyangwa umuheto. Nizihe ntwaro dukeneye muri iki gihe kigoye? Reka dusome Abefeso, urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso, ibice 6 umurongo wa 14. Haravuga ngo muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri. Haleluya. Muhagarare mushikamye mukenyeye iki? Ukuri. Mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Haleluya. Mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingiye iki? Igituza. A bulletproof, nk'ingabo. Icyuma gikingiye igituza ngo batakimena. Bishatse kuvuga ngo abantu turwana nabo barashaka kukumena igituza. Udafite ukuri nk'icyuma gikingira igituza, you're dead. Uri umukandida wo kugwa mu nzira.
haleluya. Dukomeze mukwesa inkweto arizo butumwa bwiza. Twambara inkweto arizo zivuga ngo ubutumwa bwiza. Nugoreka ubutumwa bwiza ujye umenya yuko inkweto zacitse cyangwa zanavuyemo uri kugendesha igitsi. Dukwesa inkweto arizo butumwa bwiza bwa Yesu Kristo, apana ubw'inda yawe n'amarangamutima atandukanye ari muri iki gihe. Tuvuge Yesu Kristo, niwe banze ryo kwizera. Tubwire abantu Yesu, twe kubabwira ibyo twabonye n'ibyo twanyuzemo. Who are you to talk about yourself? Uri igiki uvuka ahantu hadafatika, mu muryango udafatika, nawe urabizi wirwo bivuga. Tubwira abantu imitsima, Imana itanga irayitanga turabizi, ariko mubwire abantu Yesu Kristo, mukweta inkweto z'ubutumwa bwiza. Haleluya, haleluya, ya aribwo butumwa bwiza. Kandi ikigeretse bw'amahoro bubiteguza. Kandi ikigeretse kuri ibyo, mutware kwizera nk'ingabo. Haleluya, mutware kwizera. Bakristo bene data, dukeneye kwizera. Kwizera si ukubivuga. Ubushize nababwiye ngo kwizera muri Bibiliya ntagatifu baravuga ngo ni ukwemera, apana kubivuga ngo ngire ahubwo emera uko kwizera, tukukuboneho kuri umwizera w'ukuri. Haleluya, Mana ishimwe cyane. Mana ishimwe ngo dutware kwizera nk'ingabo. Ni ukuvuga udafite kwizera nta ngabo ufite, nta ngabo. Imyambi, amacumu n'ibiza, ntabwo ufite ikintu ubibarisha, ntabwo ufite ikintu ingabo igukingira. Ni ukuvuga turasabwa kwizera first. Kuvuga kwizera ni ingabo igukingira imyambi yose umwanzi akurasa. Kera muri izi ntambara za kera barasaga imyambi myinshi ishoboka, ariko nubwo bayirasaga, umwami yahitaga babwira ngo muzane ingabo. Nta nubwo yirirwaga bibabwira, ahubwo bonyine barazizanaga bakamukingira. Amacumu, imyambi myinshi ikaza nk'imvura, igasanga ingabo zihari ikabakingira. Haleluya, haleluya. Ngo kandi ikabakingira imyambi yaka umuriro. Mwakira agakiza kaba ingofero, agakiza katubera ingofero irinda umutwe. Haleluya. Iyo umuntu ajya ku rugamba, wenda muri ziriya ntambara za kera niho bigaragara, ariko n'izubu mu ntambara z'amasasu hari amakasike afite bullet proof, aho bakubita nyine isasu rikacaho cyangwa uwo mwambi ntufate umutwe. Udafite agakiza rero, menya yuko uri umukandida wo kuraswa umutwe, kandi umutwe urashwe biba birangiye. Abantu benshi bari mu buzima budafite ingofero. Abantu benshi nta gakiza k'ibanze bafite. Rwa rwandiko rw'agatanga ka mbere babajije nta bwenge, ageze ku muryango w'ijuru mu gatabo k'umugenzi nta gakiza bafite. Agakiza ni rwo rwandiko rw'agatanga ka mbere. Abantu rero basigaye bagendana agatanga ka gatatu cyangwa ka kane, ariko bitangaza akavuga ngo rahanuye yagize gute. Utwo ni udutanga tundi. Agatanga ka mbere ni agatanga kitwa gakiza, kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Ubwo nibwo ubuhawe agakiza. Utwo tundi, udutanga tundi ku yindi mibare ushaka ukatubona. Haleluya, haleluya. So ndabasaba, kandi ndabasaba cyane ko mugerageza mukareka tukagira agakiza nk'ingofero. Haleluya, haleluya. Mwakire n'inkota y'umwuka, ariryo jambo ry'Imana. Haleluya. Mwakire iki? Kansubiremo aka gace. Mwakire agakiza kaba ingofero, mwakire n'inkota y'umwuka, ariryo jambo inkota.
haleluya. Nkuko nababwiye, ibyo turwana nabyo ni ibidafite inyama n'amaraso, ntabwo ari ibisaba inkota iyifatika, ni ibisaba ijambo ry'Imana ukabicumita ukabihinguranya, haleluya. Ijambo ry'Imana rero niyo nkota yacu. Ndafashijwe. Ijambo ry'Imana niyo nkota dukoresha. Nibuka Yesu Kristo ari mu butayu ageragezwa n'umwanzi. Icyo umwanzi yamubwiraga cyose, Yesu ntabwo yavugaga mu butware yari afite, ahubwo yaravugaga ngo handitse ngo. Ni urugero rwiza yaduhaga ruvuga ngo twese turasabwa gutwara ijambo ry'Imana nk'inkota icumita umwanzi. Wayimutera wamubwira ngo handitse ngo, agahita itanda amababa akaguruka akavuga nzagutega ubundi. Haleluya. Bishatse kuvuga ngo turasabwa kubika ijambo ry'Imana mu mitima yacu, nkuko Dawidi yavuze ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntazagucumuraho. Bivuze ngo twese turasabwa, ari wowe ari nanjye, turasabwa kubika ijambo ry'Imana mu mitima yacu ngo tutazayicumuraho, ariko tukanayifata nk'ijambo muri uku kuboko kumwe nababwiye ngo aha ni hasane, aha ni hakore. Uku kuboko kundi gutwara ingabo, dutwarere ijambo ry'Imana nk'inkota. Ibaze uri mu ntambaro udafite intwaro, udafite inkota, bajya bagutera wowe udatera, ni ukuvuga wajya uhora ukinga gusa. Ijambo ry'Imana niyo nkota, niyo mbunda yawe yo kurwanisha. Turasabwa twese, aho umwizera wese, umuntu wese wemera Kristo Yesu, umuntu wese uri ku isi, arasabwa ijambo ry'Imana kugira ngo atunge inkota izajya imufasha ku rugamba. Wubakisha ukuboko kumwe mwene data, usa n'umurimo w'Imana n'ukuboko kumwe. Ujye muri uru rugendo turimo twese tugenda tuva mu mujyi w'irimbukiro tugana mu mujyi w'Isiyoni, tugana mu gihugu cyo mu ijuru. Ugenda ufite ukuboko kumwe gukora, ukundi kuboko gutwaye intwaro. Muri izi ntwaro zose mbabwiye, umukristo nyakuri yakagombye kuzitunga. Haleluya. Ndagusabira gutunga izi ntwaro, nanjye kandi ndisabira kuzitunga kugira ngo nzagere i Siyoni amahoro. Agatabo k'umugenzi ka kabiri, umugore w'umugenzi n'abana be, hari ahantu yavuze ngo nzakuruza ikibuno, nzagenda ninanirwa, nkuruza ikibuno ninanirwa, nkambakambe ninanirwa, nishaka nkoresha inzara ariko ngende ngereyo. Icyo bizansaba cyose gukora nzagikora ngereyo. Urasabwa intwaro zose z'Imana kugira ngo ugereyo. Icyo byagusaba cyose mwene data, izi ntwaro z'umwuka ukeneye kuzigira. Nubwo utagira ubutunzi bwo mu isi, nubwo ibyo duharanira twirirwa twiruka aho utabibona, kuko nubibona ntutunge izi ntwaro zose z'Imana, you're nothing. Ubushize nababwiye ni kwa ucuranze inanga, wa mubabaro ugera ku rutoki. Nubwo buzima bwo mu isi tuba duharanira, ariko kwa kurangira, ariko gushushanya ubugingo buhoraho, uzabe uri mu mubabaro uhoraho. Murakoze cyane. Reka dusoze mbifuriza gutunga intwaro zose z'Imana. Nanjye niyifuriza gutunga intwaro zose z'Imana kugira ngo umunsi Kristo azaza azatubwire ngo muze bana banjye, mwebwe mwatunze intwaro z'umwuka. Kuko iyo usomye ijambo ry'Imana usanga inkike zarasanwe iyo badakoresha ukuboko kumwe ngo ukundi gutwara intwaro. Ba Sanibalati na ba Tobiya n'abandi bari kubatera bakabanesha, bakabatesha umurimo. Nibyo bubatse bakongera bakabisenya. Mwene data, nudatunga intwaro zose z'Imana, ibyo urimo gukora byose, nubwo waba witanga cyane, icyo waba uri cyo cyose, titre yose waba ufite, ntabwo umwanzi atinya ngo uri apotre. Hari ba apotre baguye mu nzira, hari ba bishop baguye mu nzira, hari ba revera baguye mu nzira, hari aba pasiteri baguye mu nzira, hari abarimu baguye mu nzira kubabagira,
hari abadiyakoni, hari protokole baguye mu nzira benshi, hari abanyamasengesho benshi batabarwa baguye mu nzira, hari abaririmbyi benshi baguye mu nzira, hari abakristu benshi batabarika baguye muri iyi nzira. So mwene data urasabwa intwaro z'umwuka z'Imana zose kugira ngo ubashe kuba intwari yo kwizera. Nawe ujye mu gitabo cy'intwari zo kwizera zabayeho. Imana iguhe umugisha. Reka dushimire Imana kandi tunayisabe kugira ngo idushoboze muri uru rugendo rugoye rurimo intambara zikomeye gutunga intwaro zose zo kwizera. Mana Data, Mana yera, Mana ikiranuka, Mana itari ikigirwamana, Mana yigaragaje ku musozi Karumeli hagati y'ibigirwamana, umuriro uturutse iwawe akaba ari wo ucana igicaniro. Haleluya! Turagushimiye kuko wigaragazaga kera, uri Imana idahindurwa n'ibihe, ni kumeza uyu munsi kandi ni kuzahoraho iteka ryose. Turagushimiye Uwiteka kuko Uwiteka utuye inyuma y'ibihe, ntabwo ukangwa n'ibihe. Mu izina rya Yesu ndabyibutse ukuntu wagiye ubana n'intwari zose zo kwizera zatubanjirije, ari aba ba Pawulo, ba Petero n'abandi bose bagiye banemera gutanga amaraso yabo akameneka kugira ngo uyu munsi wa none tuzavuke tuyaturutsemo. Izina ryawe rero nirishimwe. Imana tugushimiye urukundo rwinshi n'ineza yawe, kandi turakwiragije, turagusabye rwose. Turi mu isi igoye, isi ifite ibiza bikomeye, ifite indwara z'ibyorezo tutazi ubwoko bwazo, ku rwego imyaka irenga 3 ishira ibikorwa runaka byari bikomeye ku isi tubona byanga neza, tubona ibihugu bifunga, abaturage bakaba mu nzu bakicwa n'inzara, bakababara rwose. Ariko Mana, muri iyi si imeze gutya, reka uduhe gutunga intwaro zose z'umwami, gutunga intwaro zose z'umwuka, kugira ngo Mwami tutazatembanwa tukabivamo. Tuzi ko hari abantu benshi bagiye babivamo, hari mu byanditswe ndetse no mu buzima twabayemo. Twagiye tubona abantu b'intwari, abantu twigiragaho, abantu twabonaga bakomeye, tukabona babivuyemo baraguye, baramije umwanzi kandi barakuvuze rwose, tukifuza kumera nkabo. Niyo mpamvu tukwinginze ngo nkatwe tworoheje, turi bande, turakwinginze Mwami kugira ngo rwose nudushoboze, udukomeze, uduhe gutwara intwaro zose z'Imana kugira ngo tugatsindwa tukabivamo. Turakwinginze Data kugira ngo dushoboze twambike imbaraga zawe, nutube bugufi rwose, nuturindira ubugingo n'imibiri, kugira ngo umunsi uzaze tutabarwaho ibizenga, ahubwo uzaze myambaro yacu yera rwose, tuzagusanganire mu bicu tudakojejwe isoni, tudakojejwe ikimwaro, tudasebye rwose bitewe n'uko twaba dusa. Urakoze Mana ko ubana natwe, ukaturinda, ukadukomeza, njyewe na bene data bose, ukatwambika imbaraga zose, intwaro zose tukazitunga, tugatunga inkota, tugatunga ingabo, tugatunga ingofero, tugatunga inkweto, tugatunga imikandara, tugakenyera, tugakomeza. Urakoze Mana, turagushimiye rwose ko wumvishe gusenga kwacu kandi ugiye kubana natwe mu buryo budasanzwe. Urakoze, izina ryawe nirishimwe kandi rishyirwe hejuru mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane bene data, Imana ibahe umugisha mwinshi, turabakunda mu izina rya Yesu, amen.